Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gusohora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukwereka tuba tuje gusohora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizame cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizame kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu ubusabwa nukubona kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizame ugakora rimwe ugutsinda ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitatugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626 utubwira kare ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubibafashemo. Ukeneye kwiga computer udukoresha nimero uduhamagara cyangwa utwandikira tukaza tukayikwigisha. Ukeneye kwihugura warigishije, ukeneye ko tugura umunsi umwe cyangwa ibiri, ukoresha nimero tukaza tukaguhugura ukazakora rimwe ugahita usinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana iki cyerekana umuhanda udakomeza. Tegereze neza mwa bino byapa, ese ni iki cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe? Icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa A14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango, cyangwa ni icyapa B2A gifite ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ni cyo cyerekana umuhanda udakomeza. N'ubundi hasi nibyo batubajije, batubajije ngo icyapa se rimwe. Icyapa se rimwe ndakeka ko muri kukibona. Bega ngo icyapa A14 ndakeka ko icyapa cya A14 muri kukibona. Se ngo icyapa C2A ndakeka ko muri kukibona, cyangwa ni icyapa cyo kuri B2A aho ni kuri D nacyo ndakeka ko muri kukibona. Ndakeka ko iso kikuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni B, icyapa A14. Kino cyapa cya A14 nicyo kigaragaza ko inzira gitewe umunangira cyangwa se umuhanda gitewe umunangira udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Nk'uko mubizi turabigira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biyobora. Kino rero kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biyobora cyangwa ibyo bita ngo ni ibyapa ndanga. Ndakeka ko waramaze utamo B, ndizera ko waramaze kwandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusohora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo? Iratubwira ngo metero 11, B ngo metero 10, C ngo metero 7, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta kiso cy'ukuri kirimo aribwo bwa mbere dukosora ikizame. Bashatse kuvuga ngo A ikaba atari ikiso cy'ukuri, B ikaba atari ikiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari ikiso cya nyacyo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe biro bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni se metero 7, utari wahisemo se, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Ariko mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Ufata telefoni yawe ukatubwira ko ari ushaka itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode nziza, tukaguha n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV iba ari ugukora rimwe. Waba ukeneye ko tukwigisha turi kumwe cyangwa se mu buryo bwa online bitewe n'aho uri, ukabitubwira tukakwigisha kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko mujya mubona ukuntu muri comment abantu benshi bavuye gukora batsinze, abenshi nabo tuba twariganye mu buryo bwa online. Nawe ngwino tukwigisha ujye mu kizame wizeye intsinzi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku icuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo feri yo guhagarara umwanya munini, mbega ngo feri y'urugendo, se ngo feri yo gutabara. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni feri yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi bari babitubwiye ariko batubwiye ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atari mu kinyabiziga kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo iyihe feri? Haba harimo feri yo guhagarara umwanya munini. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ubuso bw'ibara risa rite? Ara ngo ubururu, mbega ngo umweru, sega ngo umutuku. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa cyerekana ahantu imodoka nini zigenewe guhagararwa, ese kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Isomo cy'ukuri nta kindi ni de nta isomo cy'ukuri kirimo, kuko icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video y'ibyapa byo ku mihanda, urebe icyo cyapa kigaragaza ese ahantu hagararwamo n'imodoka nini gusa. Ni nini gusa zihagarara. Impamvu mu Rwanda tudakunda kubona ibyo byapa nuko hari ahagarara bisi ndetse n'izindi modoka ziba zahagarara. Icyo cyapa cyo kiba kivuga ko hahagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu, amabisi gusa, nta kindi kinyabiziga cyemerewe kuhahagarara. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta isomo cy'ukuri kirimo, kandi muzi ko cya cyapa cya parikingi kiba gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru kiranga. Icyo kindi cyo kivuga ko harahagararwamo n'imodoka nini gusa, cyo kiba gifite ishusho ya mpande enye, kikagira ubuso bw'umuhondo handitsemo inyuguti ya H. Uzagenda ukirebe mu byapa biranga urahita ukibona, hasigaye usobanukirwe. Ndakeka ko waramusoma de, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza kigaragazwa n'ikirango. Iyo bavuze ikinyarango ni kimwe no kuvuga ngo ikimenyetso cy'amabara akurikira kigaragaza ko inzira giteye mu ntangiriro idakomeza. Ese kirangwa n'ibirango by'amabara asate? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Araba ngo umukara n'umutuku, mbega ngo umukara n'umweru, sega ngo umweru n'umutuku. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se ni umweru n'umutuku. Icyo cyapa nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga cyangwa se ibyo bita ngo ni ibyapa biyobora. Kikaba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo
umweru n'umutuku. Ndizera ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ibibazo byerekeye ku byapa ukunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho, ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba iriya video witonze kugira ngo nugerwaho ukajya ugerwaho ukabona harimo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatandatu kibazo mu cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni mpande enye? Ese ni uruziga cyangwa ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ngo kazamuka ugashinze cyane, mbega ngo umuyaga w'intambike, se ngo uruhererekane rw'amakoni, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo umuhanda unyerera. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisoki kuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni de umuhanda unyerera, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, mukibuka ko bikunda gushyirwa mu ntera ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kwa kundi barakubwiye ngo ni umuhanda unyerera, ariko urakigeraho kino cyapa umaze kugenda intera runaka ubone kugera ko umuhanda unyerera. Rero iyo ntera y'ahantu habyerekana ibiri hagati ya metero 150 na metero 200, bikaba ari ibyapa biburira. Ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, ariko hari igihe banavuze ngo ni ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kuvuga gutyo byose aba ari kimwe, ntibizakugore. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko waramutamo de, ndizera ko waramuskanika ku papuro. Ubonye hari ikintu kiri kukugora mu gihe turi gusura kino kizame, ubyandika muri comment ugakanda subscribe hasi. Nkunda gushyiraho amasomo nayo nashyizeho, ni mwe mwayansabye mukazahita muyabonera ku gihe. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira: hehe? Aho mu masangano, mbega mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Sega ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, ni ibisubizo by'ukuri. Wowe hano urabona isoki kuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, ni mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. No kuvuga ngo niba ugeze ku cyapa kibuza cyangwa se gitegeka, uraza utari wakigeraho, ntabwo uratangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka, ariko nugihitaho urahita utangira gukurikiza ibyo kiri kukubuza cyangwa kiri kugutegeka. Ndetse no mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho gishinze ariko n'inkomane ikurikiyeho. Urabizi niba ubonye icyapa kikubwira ngo nturenze kilometero 80 mu isaha, uraza ukacyitaho. Wagihitaho ugahita utangira kubahiriza bya bindi cyakubwiye, nubwo icyapa ugihiseho ko batubwiye ngo ni mu nkomane ikurikiyeho, mu nkomane ikurikiyeho mu ruhande rw'inzira bishinzeho. Ngo urakibonye kikweretse ko utagomba kurenza kilometero 80, ugihiseho, uratangira gukurikiza ibyo bintu cyakubujije cyangwa se cyagutegetse, ukomeze ugende mpaka ubonye ikindi. Ndakeka ko hano waramutamo B, kandi ndizera ko ubyumvishe icyo biba bishatse kuvuga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobekera ibinyabiziga kirangwa n'ababara akurikira. Aho bagobekera ibinyabiziga ni nko kuvuga ngo cyerekana igaraje. Ese kirangwa n'amabara sate? Aranga ubururu, umweru, umutuku. Mbega ngo umweru, umukara, ubururu. Sega ngo umutuku, umweru, umukara, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisoki cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Isoki kuri nta kindi ni B, umweru, umukara n'ubururu. Murabizi ra byapa nyongera biba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru
n'ibirango by'umukara. Niyo mpamvu bavuze ngo umweru ni ubuso, umukara ni ibirango, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu. Utari wareba iyo video y'ibyapa nyongera, sura kuri YouTube channel yanyu uyirebe kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora n'iryo somo ryo ku byapa nyongera namaze kuribakorera. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro, ucanye amatara maremare, ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, ara gukomeza ibumoso. Bega ngo kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. Sega ngo kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga kigutambutse. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari iki? Uri kugenda nijoro mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda, uhuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, no ngo kiri kuza kigusanga. Ese uba ugomba kubahiriza iki? Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. N'igiso cy'ukuri nta kindi ni se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Kubera iki? Kugira ngo amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe adahuma amaso uwo muyobozi w'ikindi kinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramaze guhitamo se, ndizera ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara. Hano hari ibisubizo 4 baduha, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Bega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza. Se ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Urabona wowe igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Bari kukwereka ko hari inyamaswa idatuje, wenda bazijyanye mu isoko. Ikintu ugomba gukora, urahagarara ukareka akabanza akayifata, ukabona gukomeza urugendo rwawe. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni ikihe cyapa muri ibi kintegeka gutanga inzira? Urabizi habaho ibyapa byo gutambuka mbere cyangwa se byo gutanga inzira. None umuyobozi w'ikinyabiziga ni ikihe kigutegeka gutanga inzira? Wowe uratanga inzira. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye. Irabanga icyapa A19 ni kino kibanza gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Bega ngo icyapa B5 ni kino cyo hagati gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umukara n'umutuku. Sega ngo icyapa B6 ni kiriya gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo muri make mwa bino byapa, akaba nta na kimwe kirimo kiri gutegeka gutanga inzira. Ni ikihe rero? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B. Icyapa B5, kino cyapa B5 ndakeka ko muri kukibona, kino kirimo hagati nicyo kigutegeka gutanga inzira. Kubera iki? Kubera ko weho uri kujya imbere. Iyo ubonye icyapa wowe uri kujya imbere, kubera ko ntugenda uri kugaruka, ahubwo ugenda ujya imbere. Uri imbere, uri iburyo, uri mu mutuku, uratanga inzira. Abaza bagusanga bari mu mukara bo barababemerera gutambuka. Na kino cyapa cya B6 cyo uri kubona ko iburyo hari mu mweru, ubwo niwe watambuka. Abaza bagusanga akaba ari mu mutuku bakaba bari kubabuza. Kandi kino cyapa kino kibazo ukuntu kibaze kiravuga ngo ni cyo cyapa kigutegeka gutanga inzira. Uko kigutegeka gutanga inzira ni cyo hagati, ko kirahita kigushyira we mu mutuku. Muri make we ntutambuke, ahubwo inzira bari kuza bagusanga bo bari mu mukara. Ndakeka ko waramutamo rero icyapa B5. Ndakeka ko waramaze kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Fata telefone yawe, ntabwo bigoye, utwandike cyangwa uduhamagare. Ni kuri 078
9 3 5 16 tugufashe kubona kode mu gihe gito. Ukeneye kwiga tubwira uburyo ushaka kwigamo, murabizi byaroroshye kubera ikoranabuhanga, aho waba uri hose mu gihugu turakwigisha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 3 5 16 tukwigisha. Ikibazo cya 12 kibaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa cyangwa se kutamurika mu bihe bikurikira. Ryari ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 200. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, se ngo iyo ari mu nsisiro mu gihe kuri direct tuvuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe agomba kuzimwa mu bihe bihe, agomba kutamurika mu bihe bihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyikuri nta kindi ni be. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, iyo ugiye kubisikana n'ibindi uba ugomba kuzimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo adahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago aba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibipimo bikurikira. Ese ubugari bwa romoroki ikuruwe n'igare cyangwa velomoteri ntiburenze ibihe bipimo? Ngo santimetero 25, mbega ngo santimetero 125, se ngo santimetero 45 mu gihe kuri direct tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta iso cy'ukuri kirimo kubera ko ntiwabona igare, ntiwabona velomoteri iri gukurura romoroki. Oya, niyo mpamvu nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramaze utamode, ndizera ko uramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. Ngo santimetero 30, mbega ngo santimetero 40, se ngo santimetero 50 mu gihe kuri direct tuvuga ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni be, santimetero 40 kuva ku butaka ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye. Turabahisemo rero be, ndikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ngo utubuye dutaruka mu muhanda, mbega ngo umuhanda urimo amazi, se ngo umuhanda unyerera mu gihe kuri direct tuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Utubuye dutaruka mu muhanda na B umuhanda urimo amazi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Tegereze neza biriya birango bya kiriya cyapa ahasigaye uhitemo iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni A, utubuye dutaruka mu muhanda. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira ko nakwira imodoka iri kugenda, ariko nikandagira utubuye n'utugravier cyangwa se n'utundi tubuye turi mu muhanda dushobora gutaruka. Bakabishyiraho rero kugira ngo nuhagera ari umuyobozi w'ikinyabiziga umenye ko ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda witonze. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ubuhe bugari? Ngo metero 2 na santimetero 10, mbega ngo metero 2 na santimetero 50, se ngo metero 3 mu gihe kuri bari kutubwira ngo metero 2. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni a metero 2 na santimetero 10. Ibinyabiziga bifite buno bugari biba bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ndakeka ko waramusuzamo a, ndakeka ko waramuskandika ku gapapuro. Turabahisemo ibibazo biragaruka, icyambwa kije mu kizamura kuri amakanya tugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ugeza hari inzira y'abanyamaguru barindiye kwambuka, ntibatangiye kwambuka wakora iki? Ugeze hari abanyamaguru bambukira, muri make bayita zebra cross mu ndimi z'amahanga. Usanze abanyamaguru bahagaze ntibatangiye kwambuka, uba wakora iki? Aya ngo kuvuza ihoni, mbega ngo kwihangana ugategereza, se ngo gukomeza. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuramura turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igisozo cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozo cy'ukuri nta kindi ni b, kwihangana ugategereza. Urihangana ugategereza bakabanza bakambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe, ntutanguranwe nabo. Ushobora gutanguranwa nabo ukabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu ugomba kwihangana ugategereza ukareka bakabanza bakambuka, bamara kwambuka ukabona gukomeza urugendo rwawe. Bibusa ko uramutse ugize ikibazo uri gukosora kino kizame, uranyandikira cyangwa ukampamagara nkugusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame, ndakigusobanura kandi ku buntu. Hari isomo ukeneye cyangwa ari amasomo mari kuvuga ari kuri YouTube ukabona utari kuyabona, nyandikira kuri WhatsApp mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online, ndahita nkwereza izo video uzirebe urebe ko kandi nizeye ko zicyazagigufasha. Ndakeka ko hano waramuze mobile rero, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe ukibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago ugomba. Utwaye umuntu mu kinyabiziga wenda yiviriye mu cyaro nta nubwo azi by'imikandara, ahasigaye akicara mu kinyabiziga nkaho nta cyabaye atambaye umukandara. Ese uba ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. Aho gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, mbega ngo kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore. Se ngufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni de, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Urabibutswa bagira ati mwambara umukandara, kubera ko batubwiye ngo gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye mukawambara mwembi, ibyo ntibishoboka. Kubyirengagiza wizeye ko nta manuka muri bukore, ibi impanuka kubera ko muba mutabipanze. Se ikaba ngufunga cyane umukandara wo kwirinda ibyago, waba ukunze ubuzima bwawe bwaba bushyize mu kangaratete. Mu gihe kuri direct ngo kwibutsa kwambara umukandara ariyo nama nziza, wahita wigira ukabagira ati mwambara imikandara, ntago yabigoye. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku 20 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari iki? Ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani, sega ngo ahanyurwa n'ibinyamitende. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hari isomo cy'ukuri nta kindi ni se, ahanyurwa n'ibinyamitende. Hari n'igihe bakiguha kimeze gutya ariko ukabona hari abantu bavuze ngo hanyurwa n'amagare. Niba kuvuga ngo hanyurwa n'amagare uzagihitemo, niba ngo hanyurwa n'ibinyamitende aba ari cyo uzahitamo. Ni ukuvuga ngo hari igihe bagwaye kino kibazo neza kimeze gutya ariko ntibashyireho ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, ahubwo bagashyiraho ngo hanyurwa na velomoteri, hanyurwa n'ingorofani, hanyurwa n'amagare. Uzahita uhitamo ikivuga ngo hanyurwa n'amagare. Ariko niba kiguha bavuze gutya ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri,
anyurwa n'ingorofani, anyurwa n'ibinyamitende, uzahitemo C ivuga ngo anyurwa n'ibinyamitende. Ndakeka ko usobanukiwe, ndakeka ko nibaramuka bagihinduye mu ubwo buryo bundi nkubwiye uzahita umenya icyo guhitamo. Ndakeka ko hano waramusamo C, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabijwe uyu munsi kirabaza ngo ubugari bwa remoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kiyikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Ngo igare, mbega ngo velomoteri, se ngo ipikipiki ifite akanyamiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona ikiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ikiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe duhitamo ngo C, nka hano duhisemo C, hari n'igihe duhitamo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Kuri C niba ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahitamo ko nta kiso cy'ukuri kirimo. Kuri C niba ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uzahita uhitamo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cy'ukuri. Urabona ko na hano nibyo duhisemo C. Ndakeka ko waramutse kwandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode nziza twandikire, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza. Tunagufashe ko na kode mu gihe kitarenze iminota 3 iyo ufite irangamuntu wujuje imyaka. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukundira, turakwigisha mu buryo bwa online. Wakeneye ko twigana turi kumwe tukakwigisha. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubibafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.